nkeneye amafaranga, uhora akubwira ati nshaka iki, nkeneye iki, uhora gusaba, uhora mbega ikintu cyose akubwira mpereza mpereza mpereza. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana yera, Imana y'amahoro, ndongenda gushimye kunyemereye kongera kugera imbere y'iyi kamera ndamahoro. Ngushimiye ko abankurikiranye bose ukibarinze, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nkweretse uyu mwanya w'iki kiganiro tugezemo, ubane natwe abacyumva, kibagirira umumaro kandi buri wese gigira icyo kimumarira. Urakoze mubyeyi, bana natwe muri uyu mwanya wose, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndongeye ndabashuhuje inshuti bakunzi ba Aline 250, mwebwe mudasiba kunkurikirana uko bwije nuko bukeye. Amahoro y'Imana nabane namwe, ndabasuhuje abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali, abari muri Afrika, abari mu bihugu bya kure atari muri Afrika, mwese ndabasuhuje. Amahoro y'Imana muhorane, kandi ndacyabifuriza umwaka mushya muhire, mu butangire neza, mu butangirane ingamba nziza, mu butangirane intumbero nziza, mu butangirane imbaraga, kugira ngo uzagende neza kurenza uriya watambutse. Ndongeye ndabasuhuje rero, mwebwe mudasiba kunyereka ko munkurikiranye. Ndasuhuza cyane abantu mwese mwakoze subscribe, Imana y'amahoro ibaha umugisha mwinshi cyane. Comment zanyu abantu muzandika n'ukuri, Imana ibaha umugisha. Like zanyu n'ukuri, ibyo byose bimpa imbaraga bigatuma nkora cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibaha umugisha. Uyu munsi rero ndifuza yuko tuganira ku bintu bitanu biranga umukobwa wavamo umugore mwiza, cyangwa se wavamo umubyeyi mwiza. Ibi bintu bitanu rero ushobora kubyumva ukumva nawe hari icyo ufite warenzaho. Muri comment biremewe yuko burya wakwandika ukavuga atari ko kuri ibi bintu bitanu wavuze n'iki ngiki kiyongereyeho cyaba ari cyiza ku mukobwa uzavamo umugore mwiza. Rero ni kenshi cyane abasore bajya bahura n'icyo kibazo, bakibaza batese umukobwa mwiza, ese umukobwa wavamo umugore mwiza ku buryo wamushaka ukavuga uti uyu mugore nshatse ni umugore kabisa ukwiriye, ni umugore wazaha uburere abana banjye, ni umugore nazasiga ku rugo nkumva ndatuje, ni umugore wazajya mu kazi nkumva ko ari mu kazi, mbega ukabaho utekanye. Rero abasore benshi ibyo bintu bikunda kubagora, ariko uyu munsi ngiye nk'umukobwa ndagira ngo nkubwire ibintu bitanu abakobwa bituranga, cyangwa se ushobora kubona ku mukobwa witonze neza nta hubuhubu ufite mu gihe gitoya cyangwa kinini mwamarana, ukagenzura yuko ibyo bintu abifite. Rero nubona uwo mukobwa abifite abyujuje, inshuti yanjye, uwo mukobwa ntazagucike, kuko nagucika nyine urumva uzaba waragize ubwana. Rero ikintu cya mbere ugomba kumenya ku mukobwa wavamo umugore mwiza, ikintu cya mbere ugomba kumenya ni umukobwa usenga. Icyo nicyo cya mbere, umukobwa usenga, umukobwa wubaha Imana. Ariko ushobora kwibaza tese gusenga mvuze ni kwa kundi umuntu buri cyumweru aba yagiye mu rusengero, ese ni kwa kundi buri sabato umuntu aba yagiye mu ikanisa ukavuga tese ni kumwe buri cyumweru aba yagiye kwa padiri? Nabyo ni byiza, ariko hari ababikora muri bo bitabarimo. Ariko burya umuntu usenga, umukobwa usenga, umukobwa wubaha Imana, ikintu cya mbere yirinda ni wa muntu wirinda icyaha, ugerageza kwirinda icyaha. Rero ibyaha ni byinshi, ariko si ukuvuga yuko ari marayika, nta muntu udakora icyaha, ariko mu mico ye, mu myitwarire ye, mu mivugire ye, mu mikorere ye, mu mibereho ye ya buri munsi, iyo ari umuntu usenga ubasha kugenda umureba ukamenya uti uyu muntu arasenga bya nyabyo, cyangwa se uyu muntu arishushanya, cyangwa se uyu muntu ni ukucyatsa, cyangwa se uyu muntu asenga byo kurangiza umuhango, cyangwa se uyu muntu asenga byo kugira ngo abantu babone ko asenga, ariko mu by'ukuri nta gusenga kwa nyako afite,
afite cyangwa nta mbuto zigaragaza yuko ari umukristo afite. Rero nshuti yanjye, ikintu cya mbere ugomba kumenya tese uriya mukobwa arasenga. Ese nimba asenga, imbuto yera cyangwa se imico ye bimugaragaza nk'umuntu usenga koko? Icyo kintu ukabanza ukakigenzura. Ikindi kintu cya kabiri, ugomba mu biganiro mugirana wowe nawe ugomba kumenya neza nimba ari umukobwa ubasha kuganira n'ababyeyi be. Ashobora kuba adafite umubyeyi wamwibarutse ariko afite umubyeyi umurera. Ashobora no kuba adafite umubyeyi umurera byo kumurera mu rugo, wenda ashobora no kuba aba muri ghetto, bibaho bitewe n'ubuzima, ariko ugasanga ni wa muntu mu buzima bwe afite umuntu mukuru w'umubyeyi agisha inama cyangwa we umugira inama. Ibyo bintu nabyo ugomba kubicunga ukabimenya. Nimba ari umwana w'umukobwa ukamubaza tese ujya uganira na mama wawe, ese ujya uganira na papa wawe, ese iyo muganira ibiki, ese muganira ibintu bijyanye n'iki? Nimba ari umuntu umurera ukamubaza tese nk'iyo muri kuganira nibiki akubwira? Muri ibyo biganiro mugenda mugirana bitandukanye bituma umenya uwo mukobwa uwo ari we. Cyane ko umukobwa ufata umwanya akaganira n'ababyeyi, akaba yaganira na mama we, akaba yaganira na papa we, ni ikikwereka yuko hari umubano uri hagati yiwe n'ababyeyi be kandi mwiza. Cyane yuko umukobwa udafite imico myiza ntagaha agaciro ababyeyi be, ntagaha agaciro papa we, ntaha agaciro mama we. Nyine igihe cyose aba yumva umubyeyi ibintu agiye kumubwira ari ibintu bitamufitiye umumaro. Ariko umukobwa mwiza, umukobwa ushobora kuvamo umugore mwiza, yumva umubyeyi, yaba ari uw'umugabo, yaba ari uw'umugore, yaba ari uwamubyaye, akamutega amatwi, akumva inama mugira, akamubwira ati mwana wanjye ibi n'ibi jya ubimenya, jya witwara gutya, jya witwararika. Ibintu byinshi bitandukanye ugasanga biramufasha mu buzima. Rero ikintu cya kabiri ugomba kumenya nyine ni ukumenya nimba ese ajya aganira n'ababyeyi be, ese nimba ntabafite hari umuntu umurera bajya baganira, ese hari umuntu umukurikirana mu gihe yagize ikibazo, mu gihe akeneye inama runaka. Ibyo ni ibintu ugomba kumenya. Icya gatatu ugomba kumenya ku mukobwa ushobora kuvamo umugore mwiza rwose w'ejo hazaza, ugomba kumenya nimba ari umukobwa ugira gahunda. Hari abantu mu buzima batagira gahunda. Hari umuntu muvugana ukamubwira uti uyu munsi saa 9 tuze kubonana, ugasanga abonetse saa 10. Hakaba igihe umubwiye ati uyu munsi saa 10 tuze kuvugana, bikarangirira aho ngaho. Mu nyuma waza kumuhamagara akakubwira ati nibagiwe, byanciyeho, nagiye muri ibi ngibi, nagiye muri pati runaka, birangira nibagiwe, hari abana twiganye twahuye nyine turenjoyinga, birangira nibagiwe. Icya gatatu ugomba kumenya nimba uyu mukobwa agira gahunda. Umukobwa utagira gahunda ntago aba ari seriye mu buzima bwe. Umukobwa utagira gahunda ni wa muntu nyine mutapanga ikintu ngo kigerweho. Nimba umubwiye uti igihe iki n'iki tuzajya hanaha, kuko nta gahunda agira, uwo munsi nyirizina wageze ushobora kumuhamagara ukamubwira tese turagenda ryari, akahita akubwira ati tujya hehe, twabivuganye ryari, ntago nabyibukaga, nabyibagiwe. Rero ikintu cya gatatu ugomba kumenya tese uyu mukobwa agira gahunda. Ese iyo mubwiye ngo tubonane arabyubahiriza, ese iyo muhaye isaha arayubahiriza, ese yagize impamvu zituma isaha twahanye atayubahiriza, ajya yibuka no kuba yatanga excuse yiwe, akaba yakubwira ati rero byagenze gutya, ya saha wampaye ntago ikibonetse. Ugomba kumenya nimba ari umukobwa uri seriye, ugira gahunda mu buzima bwe, mu kazi ke, mu bintu mupanga byose, ukamenya nimba agira gahunda. Ikintu cya kane ugomba kumenya ku mukobwa ushobora kuvamo umugore mwiza, kandi umugore mwiza avamo n'umubyeyi mwiza. Ikintu cya kane ugomba kumenya tese uyu mukobwa arabeshya. Buriya kubeshya ni ibintu abantu bagira nkaho byoroheje, ariko burya kubeshya ni ibintu
bishobora gutuma umubano w'umuntu n'undi ushobora kwangirika. Burya ushatse umugore ugasanga agira ingeso yo kubeshya wabugendesheje, ariko ibyo ngibyo biba byiza iyo birebye muri cya gihe cya fiançailles, muri cya gihe uri gutereta umukobwa, muri cya gihe mutangiye kuvugana, ukamenya nimba iyo ngeso ayigira cyangwa atayigira. Kubeshya rero bitandukanye no kutagira gahunda. Umuntu ashobora kuba agira gahunda ariko abeshya, cyangwa se umuntu ashobora no kubeshya ariko ntanagire na gahunda. Ibyo byose birashoboka. Rero kubeshya ni cya gihe igihe umukobwa ashobora kukubwira ibintu runaka, akaba yakwizeza ibintu runaka, agashobora kuba yakwemerera ibintu runaka, ariko mu by'ukuri akubeshya. Urugero, ashobora kukubwira ati ngira akazi, ukaba wanamuhamagara rwose akakubwira ati ndi bize, ubu ndi mfite akazi kenshi, ubu ngubu ndi mu bintu byinshi cyane, kandi ari kukubeshya. Nta kazi afite, yirirwa mu rugo iwaba aryamye, ahubwo wamuhamagara akagerageza buryo ki yaba bize runaka, ukagira ngo koko ni umuntu ufite akazi, ni umuntu ufite icyo gukora, mukaba mwanavugana, akaba yanakubwira ati sori gato nka nyuma y'isaha ndaguhamagara, ukabyizera kandi ibyo bintu akubwira akubeshya. Icya kane ni umukobwa utabeshya. Umukobwa utabeshya avamo umugore mwiza rwose, yavamo umubyeyi mwiza. Iyi ngingo rero yo kutabeshya ni kenshi cyane usanga abakobwa bajya bagira iyo ngeso, ugasanga umukobwa arabeshya ibintu akubwiye sibyo, akakubwira ati ndaha kandi mu by'ukuri atari hari, akaba yakubwira ati nagiye muri bidi runaka y'umuntu runaka, wenda yibereye mu kindi kigare runaka, akaba yakubwira ati nagiye mu bukwe, akubeshya. Akaba yakubwira ati nkeneye iki ngiki, akubeshya, akeneye amafaranga yo kugira ngo aryoshye agire iki, ugasanga arakubwiye ati uyu munsi nakoze, ndi mu kazi, ndi bize, wenda atanagiyeyo, ari ukukubeshya gusa. Rero ikintu cya kane ugomba kuzirikana wa muhungu we, banza umenye ute se uyu mukobwa ntakunda kubeshya, kubera ko burya iyo umuntu akubeshye nta cyizere umugirira. Iyo umuntu anabeshya niyo yakubwiza ukuri, ahanini muri wowe usigara uvuga uti arimo arambeshya. Rero umukobwa ukubeshya rimwe, kabiri, gatatu, kane mutarabana, iyo mubanye usanga hari byinshi cyane yagiye akubeshya, ugasanga urugo rwanyu rugiye kubakira ku kinyoma. Rero ikintu cya kane ugomba kwitondera, ugomba kugenzura ku mukobwa, ukareba ukamenya, ni ukuvuga ati si uyu mukobwa agira ukuri muri we, ni wa muntu udakunda kubeshya, ni wa muntu uvuga ati ndahangaha akaba ariho ari koko, ku buryo ashobora no kukubwira ati ndi mu bukwe, ukamubwira ati kangwamagare video call ndebe, ukumva nta kibazo abigizeho. Cyangwa se ukaba wamubwira ati nimburi muri pati runaka, nimburi muri bidi runaka y'umwana mwiganye cyangwa se y'umuntu mukorana, ifata aka video unyereke, akaba yabikwereka. Naho hari umukobwa ushobora kubibwira ibyo kuko ari kukubeshya, akumva uramubangamiye, akahita akubwira ati nyine harasa nabi, cyangwa telefone yanjye igiye kuzima, ntaburi ibintu akubeshya. Kubera iki? Ibyo yakubwiye ntago ari byo. Rero nshuti yanjye, nimba ushaka umugore mwiza, nimba ushaka umukobwa uzakuviramo umubyeyi, uzakubyarira abana akabaha uburere bwiza, banza umenye ute se uyu mukobwa ntakunda kubeshya, ese uyu mukobwa agira ukuri muri we, ese uyu mukobwa agira ukuri kuzuye. Ibyo ni ibintu by'ingenzi utagomba kugira iki kwibagirwa. Ikintu cya gatanu rero ugomba kumenya, ukavuga uti iki ngiki mu gihe umukobwa agifite nta kabuza namugira umugore, ugomba kubanza ukareba ati ese uyu mukobwa akunda gukora. Abakobwa hari ingeso nyinshi bagira, ariko ugasanga umukobwa yariteretse, aravuga ati ngewe nzashaka umugabo ufite iki, ufite ibi, wageze kuri ibi, ukumva ibintu bijyanye no gukora ntago bimukozwa. Reka rero mu bintu burya biranga umugore mwiza, umugore uzi gukora, umugore uzi gushakisha, umugore uzi guhaguruka, umugore uzi gushaka amafaranga, uwo mugore aba ari umugore mwiza cyane. Rero mu gihe ataraba umugore wawe, ugomba kubigenzura akiri umukobwa, ukavuga ati ese uyu mukobwa akunda gukora, ese uyu mukobwa akunda akazi, ese uyu mukobwa ashobora no kugakunda ariko wenda muri iyo minsi nta kazi afite, ari umushomeri, ariko no mu biganiro mugirana icyo kintu uba ugomba kubanza kukimenya, ukavuga ati ese kuba yicaye
nta kazi afite ni ukubera ubushake bwe, ni ukubera ubunebwe, ni ukubera adakunda gukora, cyangwa nuko bitarakunda, cyangwa nuko atarabona icyo gukora, cyangwa nuko atarabona imiryango y'akazi. Ibyo ni ibintu bishoboka cyane, ariko hari igihe usanga umukobwa yicaye mu rugo iwabo akaba yabona n'akazi ntagakore, akavuga ati reka nta mpamvu yo kujya mu kazi, reka akavuga ati nge nzashaka umugabo ufite amafaranga, uzi gukora, uzi ibi n'ibi, ufite amafaranga ya naya, ngewe ibyanjye ni ukujya nirirwa mu rugo mfite umukozi umfasha imirimo, ibintu nk'ibyo nyine. Ariko nshuti yanjye, nimba ushaka umugore mwiza, ushaka umugore uzavuga ati uyazaza dufatanye dutere imbere, tuve ku rwego rumwe tugere ku rundi, reba uyu mukobwa azi gukora. Ese uyu mukobwa wamushakira nk'igishoro, nimba nta kazi afite, umuntu akaba yamushakira n'ibyo 300 cyangwa se 500 bitewe n'ubushobozi bwawe, cyangwa se nkamushakira miliyoni cyangwa miliyoni 5, yabasha kuzibyaza umusaruro. Ibyo bintu ugomba kubitekereza mu gihe utarabana n'uwo mukobwa wumva wishimiye, ukavuga ati ese uyu mukobwa nimba 300 ari byinshi, uwamuhereza 100 yashobora kubizunguza akaba yabibyazamo 200. Ibyo bintu ukabanza ukabireba ukabimenya, wamara kubimenya wabona uwo mukobwa ari wa muntu ushobora kuba yafata 100 akakibyaza ikindi, agafata 5 akabibyaza ibindi 5, ukavuga wow, uyu mukobwa nta kintu cyatuma ntamugira umugore. Cyane yuko muri iyi minsi bisigaye bisaba ngo ari umugabo ashakishe, ari n'umugore ashakishe, musenyera umugozi umwe mutera imbere, mushaka ubuzima. Rero nubona umukobwa ari wa mukobwa ukeneye urwara rugera hariya, ukeneye igisuko cya buri mne y'amafaranga, uhora kubwira ati nshaka iki, nkeneye iki, uhora gusaba, uhora mbega ikintu cyose akubwira mpereza, wamubwira ati se washatse akazi, akakubwira ati wapa akazi karabuze ntako nabona, wamubwira ati se wagushakira nk'ibihumbi 300, ukaba wajya mu isoko hari icyo wakora, akakubwira ati wapi, ibintu byo kujya mu isoko, ibintu by'akavuyo nge sinabivamo, nge sinabishobora. Wamubwira ati se washaka miliyoni 5, umuntu akaba yanagushingira n'akabotike koroheje, wabikora. Akakubwira ati wapi, biriya bintu byo kwirirwa mu ivumbi, umuntu apima ubufu, umuntu apima umuceri, apima ibishyimbo, nge rwose mba mbona ntabishobora. Ukahita umenya yuko uwo mugore rwose nta kintu cyerekeranye no gukorera urugo rwe uzamutegerezaho. Rero nshuti yanjye, ibyo ni ibintu 5 nari naguteguriye biranga umukobwa wavamo umugore mwiza. Nawe warunkurikiye, nimba hari ikindi wumvaga twakongeramo ukavuga ati umukobwa umeze gutya na gutya nawe ni umukobwa ushobora kuvamo umugore mwiza, nta kibazo, muri comment ushobora kubyandika, twese bikatugirira umumaro. Rero nimba uri umusore, nimba ugeze igihe cyo gushaka, fata akanya kawe muri ya fiançaye yawe, ugenzura umukobwa wawe nimba ibi bintu abyujuje. Rero ndabashimiye inshuti bakunzi ba Aline 250, mwebwe mudasiba kunkurikira. Nimba wumvishije iki kiganiro ukaba ukirangije utarakora subscribe, ndagusaba ngo ukande subscribe kugira ngo n'ubutaha ibiganiro byacu bizagire aho bigukura naho bikugeza. Rero Imana y'amahoro ikomeze ibagirire neza, ikomeze ibiteho, ikomeze haze kwifuza kwanyu. Reka dushime Imana, buri wese Imana y'amahoro ikomeze kumugirira neza. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana y'imbaraga, tugushimiye ko kiturindiye ubuzima, tugushimiye ko kiduhaye imbaraga zo gukora no gutera imbere. Ubishimirwe, komeza utugirire neza. Ibi biganiro ababyumva ni ukuri bibagirira umumaro, kandi ni ukuri buri wese ucyumva kijye kigira icyo kimusigira, icyo nicyo kiba kigenderewe. Urakoze mubyeyi mwiza, ushimwe kubyumvishe. Komeza uturindane n'abanyarwanda bose, uturindane n'isi muri rusange. Tugusabye bike ngo ibyinshi biduhera ubuntu, kandi byose tubisabye dushima mu izina rya Yesu, amen.